Nongeye kubasuhuza mwe bakunzi ba Ubwato TV Show. Uyu munsi nabateguriye isengesho ry'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atura u Rwanda Kristo Umwami. Umuhango wo gutura igihugu cy'u Rwanda Kristo Umwami wabaye mu kwezi k'Ukwakira 1946, wabaye iminsi 3 yikurikiranya. No kuvuga kuva ku itariki ya 26, 27 kugera ku ya 28 z'uko kwezi, wabereye i Nyanza ahazwi nko muri Kristo Roi. Bivugwa ko ibyo birori byizihijwe mu buryo bukomeye kandi bunogeye buri wese, ku buryo byari byanitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Musenyeri Classe Lekman, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi. Nyuma y'iminsi ibiri ibirori byiteguye kandi byizihizwa, kera kabaye umunsi nyirizina wo kwegurira u Rwanda Kristo Umwami warabaye. Mu gitondo umwami avuye mu Rukari agera aho umuhango uza kubera. Yari yiteye igishura cy'ubwami gisa n'ijuru rikeye, mu ijosi yambaye impeta ya Leopold wa kabiri w'Ububiligi. Umwami akihagera yahagaze imbere y'ishusho ya Kristo Umwami. Yahasanze Central, Perezida w'u Rwanda na Musenyeri de Primus, ndetse n'abazungu n'abatware na rubanda bose bakikije umwami. Habanje ijambo rya Perezida, Musenyeri aha umugisha ishusho ya Kristo Umwami, misa ibona gutangira. Mu kwinjira mu kiliziya, intore zakoze imirongo ibiri iteganye, zifata amacumu ku muhunda, ibigembe bihurira mu kirere, abatumirwa bose banyura munsi yayo. Munsi y'ameza matagatifu hari intebe ebyiri, imwe ya Perezida, indi y'umwami Mutara Rudahigwa. Abasoda 12 barabakikiza. Hakurikiraho intebe ya madamu wa Perezida n'umugabekazi Rosalia Gicanda. Inyuma haza abazungu n'abandi bategetsi bakomeye. Nguko rero uko gutura u Rwanda nyirizina byagenze. Igitambo cya misa gihumuje, umwami yikira imbere y'isakaramento ritagatifu, abari mu kiliziya bose bacecetse. Akuramo ikamba, arishyira kuri alitari. Ni nawe yahise avugira isengesho yihesheje Kristo Umwami n'igihugu cye n'abantu be. Nuko Rudahigwa aterura isengesho aragira ati: Nyagasani Yezu, Mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, we hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya umugabekazi w'ijuru n'isi, jyewe Mutara Charles Léo Pierre Rudahigwa, ndapfukamye kugira ngo nemeze ko ari we bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiye w'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo Umwami, ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza uruyobora ku ngoma nyinshi rutarakumenya. Igihe warurindirije ubonye kigeze, uruha kogeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi n'abo kururera ngo barwigishe ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe Abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyoboza ukaba uri umwami wacu. Twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi, nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva inda imwe nanjye ubwanjye. Abagabo barutuyemo baho umutima w'ubudacogora, mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezaho amahoro wazaniye isi yose. Ubavanemo imico ya kera yo kugirana nabi no guhuguzanya no kubeshyerana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye ku ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanemo ubunebwe n'ingeso mbi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubaha umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza. Barememo imitima yabo, bayishyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingorero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashakanye bahuza imitima, babe nk'umubiri umwe nk'uko umeranye na kiliziya yawe. Abatwara ubahe kubategekana ubutabera, barutsindemo akarengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranyije n'ubutungane watwigishije. Ujye ubakomezamo umwete wo kwirinda ingeso za gipagani zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano zatuma urukundo twifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire kuryana mu migenzereze yabo, ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije. Ubarinde kurenga ku masezerano no kwica umugenzo mwiza w'ubwangamugayo, ubahe guca imanza zitunganye no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye. Ubatsindire kurwara n'inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo. Ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe. Ubavaneho rero imigenzo yose ya gipagani inyuranyije n'ingoma yawe, intumwa zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka, n'abazanywe no kuyobora inzira z'ibyerekeye amajyambere. Natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu, dushyizeho umwete ari we tuyikorera.
n'amahanga yose uko angana, tugusingize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya, baragahora n'ibumbye byose, ubu n'ubu n'iteka ryose. Amina.